uyu munsi tugiye kurebera hamwe amatekinike cyangwa se imitego abajura bakunze gukoresha iyo bashaka kutwiba, iyo abantu bashaka gutwara ibyacu, abasikamazi cyangwa se abasikamazi mu Kinyarwanda babita gutera abatubuzi. Ibintu byinshi bagenda badukorera bashaka kutwiba, byinshi bishingiye kuri psychology. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ni ngombwa ko ureba ino video kugira ngo uzabashe kwirinda. Ni ngombwa yuko ureba ino video kugira ngo uzabashe kwirinda abantu batazakwiba, cyangwa se uzanabyigishe mugenzi wawe kugira ngo azabashe kumenya hakiri kare abantu bashobora kuba bagiye kumwexploiter cyangwa se bashobora kuba bagiye kumwiba cyangwa se kumucushura utuntu twe. Njye nitwa Gamide psychologist. Aha niho ukura ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se ubumenya muntu imyitwarire, ariko akaba ari ubumenyi bushobora kugufasha gukemura ibibazo tugenda duhura nabwo mu buzima. Nzi kuvuga ngo ni ubumenyi bushobora kugufasha guhindura ubuzima bwawe. Kore like, share na comment, of course na subscribe n'utara subscribinga, bizadufasha kugira ngo ubumenyi bugere ku bantu bose bavuga Ikinyarwanda, buzabashe kubafasha guhindura ubuzima. Reka dutangire. Abantu benshi bakunze kuba aba victim cyangwa se bakunze kugira ibyago byo kwibwa n'abatubuzi cyangwa se abantu baje bakabateka umutwe ugasanga batwaye ibyabo. Ibintu bakunze gukoresha cyangwa se uburyo bakina n'amarangamutima cyangwa se bakina na psychology y'abantu, nibyo tugiye kurebera hamwe. Ikintu cya mbere bakunze kwitaho ni ikintu kijyanye n'ubwoba. Kwa kuntu umuntu ashobora kuguhamagara kubwira ati hello, umwana wawe baramugonze, oheriza amafaranga 50 tumujyane kwa muganga nonaha, nutinda akakubayeho. Avuze ikintu kigomba guhita kigutera ubwoba ku buryo ibindi byose bari gutekereza utaribuze kubikora. So impamvu ubwoba bukora no kwera iki, it's an emotion, n'amarangamutima. Iyo dufite amarangamutima ari hejuru, ntabwo ubwonko butekereza buri gukora neza. Kwa kundi iyo uri mu rukundo ntabwo ubwonko bukora neza, iyo warakaye ntabwo ubwonko bukora neza, ubwonko butekereza. So n'ubwoba nabwo nuko nguko. Iyo ufite ubwoba cyangwa se wumva hari ikintu uhangayikiye, ubwonko butekereza buba bwagabanyije activity ku rwego rwo hejuru, ku buryo ushobora guhita wohereza y'amafaranga mu buryo bworoshye. So icyo ni cyambere abantu abatekamutwe bashobora kwifashisha gukina n'amarangamutima yawe. Igihe umuntu azakubwira ibintu kumva harimo kugutera ubwoba cyangwa se kukubwira ibintu biratumugira ubwoba, uzatuze, uzicara utuze, wumve niba atashobora kuba atagiye kuguteka umutwe. Ndakeka tumenyereye za sinzi abantu bakubwira bati hariya habaye accident ikomeye cyane, abapolisi bari gufata ibintu byose bishoboka, mpereza ibintu ngufashe urebe ukuntu twabibika neza. Urumva yakuzana ikintu kigutera ubwoba, manje wagira ubwoba. Igihe cyose wumvishe umuntu ari kubwira ibintu biguteye ubwoba, just be watchful, irinde, gerageze kwirinda. Ubwoba nicyo kintu cya mbere bifashisha. Ikintu cya kabiri bifashisha nacyo kijyanye n'amarangamutima ni ikintu kijyanye n'impuhwe. Kuko umuntu aza akagutera impuhwe, umuntu ashobora kuzabwira ati hari ikibazo kibaye, umubyeyi wanjye agize ikibazo, ageze kwa muganga, sanze impyiko ze zimeze gutya, none mpeza amafaranga ngire gutya mwoherereje. Cyangwa se umuntu akaza kubwira uburyo akeneye ubufasha bukabije, kandi mu by'ukuri arimo arakubeshya cyangwa se arimo arakujijisha. Igihe umuntu arimo arakubwira ukabona yuko arimo arakangura impuhwe cyangwa se emotions y'impuhwe ku rwego rukabije, ni byiza mbere ngo urebe niba ataruze kuba ashaka gutekera umutwe. Hari abantu nzi ugasanga ibintu umuntu bambwiye byakanguye amarangamutima ye, usanga atanze akayo k'amafaranga. Hari ubwo bishobora kuba ari ukuri, ugasanga umuntu ikintu avuze giteye impuhwe kandi nicyo. So niho dutangira kwiga kuba twafasha umuntu. Ariko iyo impuhwe ziyongeyemo ubwoba, zikiyongeramo n'ibindi bituruze kuvuga, iyo byiteranyije ari byinshi, akenshi haba ari amahirwe menshi yuko icyo kintu gishobora kuba ari ubutekamutwe. Reka turebe ikindi kintu cya gatatu abantu bakunze kwifashisha. Ni ikintu kijyanye no kukubuza amahwemo cyangwa se kuguhoza ku nkeke. Kutayohereje amafaranga, MTN ngiye kugukupira vuba vuba, yohereze nonaha. Kugoza ku nkeke, akanga yuko uhumeka, akanga yuko ugira ikintu na kimwe ukora, ari kugerageza kurinda yuko watekereza, kuko aricyo kuguza ku nkeke bwa bwoba bushobora gutangira kugabanuka,
ugasanga utangiye gutekereza ugahita uti ubundi ni iki ndimo, ariko abashaka kwirinda yuko ibyo bintu waza kubigeraho, ashaka kwirinda yuko gutekereza byongera kugaruka. So igihe ubona umuntu arimo aragoza ku nkeke, ikintu cyiza wakwiye gukora it's just kumwirinda. Kwirinda ukavuga uti reka ndaza kubikukorera nyuma y'isaha, nyuma y'iminota 30. Niba bidashoboka reba undi muntu usaba serivisi urimo urasaba, ibintu nk'ibyo ngibyo, kugerageza kwiha some time kugira ngo ubashe gukemura icyo kibazo. So icyo ni ikintu cya gatatu. Indi tekinike bakwiye kwifashisha ni ikintu kijyanye no kwizeza ibintu cyangwa se kubwira ibintu byiza ku rugero rukabije. Aha ni ibintu kunze kuba ku bintu bijyanye no kugira umukira cyangwa se bijyanye n'amafaranga. Kubwira uti hano mfite ball, mfite imari y'wana ni igura amamiliyoni n'amamiliyoni, nyitoraguye hano, wayimbikira hanyuma nkagenda nkajya hariya nagaruka ukaza kuyinsubiza, ukaba urayimubikiye. Wantegera moto se ko ndi kubona bicura gutinda, ukaba urayimutegeye. Kubera iki? Uzi ko ufite boro irenze kandi nibuye yatoraguye, utanagurisha n'amafaranga 200 n'amafaranga 5. So kimwe mu bintu ugomba kwirinda, iyo umuntu arimo arakubwira ikintu cyiza gikabije kuba cyiza, umenya yuko ashobora kuba ari mu mutego. Bikunze kuba no kuma online scams cyangwa se ubutekamutwe bwo kuri internet. Ugasanga hari business ihari ugomba gukira mu kwezi kumwe amafaranga akaba yikubye 3. Icyo utazi nuko nyuma y'amezi 4 cyangwa se nyuma y'ukwezi uzaryoherwa ukayashira amaye wari ufite yose, hanyuma watinda kuyashira mugasanga byose bihirimye hasi. Ariko urumva concept irimo nuko baba kwijeje ibintu byiza ku rwego rukabije. Ikintu ari cyiza ku rwego rukabije akenshi ntabwo kiba ari cyiza. Ikindi kintu cya 5 cyangwa se indi tip ya nyuma tugiye kuvuga, abajura cyangwa se abatekamutwe bakunze kwifashisha ni ikintu kijyanye no kwiga gukontrola ibintu ukora cyangwa se to control your actions. Kwa kundi ushobora kuba wicaye bati oya hagarara uricara ari uko icyo kibazo kimaze gukemuka, iki gifitanye isano kwa kundi bagoza ku nkeke, akaba yumva akakubwira ati kora ibi nibi reka nkuyobore ikuntu wakemura iki kibazo. Iyo ubonye umuntu ari gukontrola cyangwa se ibonye umuntu arimo arakora ibintu ari kukubwira ikintu cyose step by step ukwiye gukora, ukwiye kwibaza uti umuntu afite izihe mpuwe, hari isano bifitanye. Kubera iki? Akenshi iyo umuntu arimo arakontrola imyitwarire, arimo arategeka ikintu cyose urimo urakora, akenshi haba harimo umutego uko ashobora kuba yakwiba. Ibi byose hari ubwo ushobora kubiteranya akaba ariho biguha ishusho nziza y'uko umuntu ashobora kuba ari kukwiba. Iyo hari byinshi biri kubera icyarimwe, akenshi haba ntushobora kumenyera ubujura cyangwa se ubutekamutwe. Njye nitwa Gamide Psychology, tuzakomeza tubaha ubumenyi buzafasha kugira ngo muhindure ubuzima cyangwa se mukemure ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Ukore subscribe niba utarayikora, like, share na comments kugira ngo ibintu bigere ku bantu benshi batandukanye bavuga Ikinyarwanda. Nizere yuko ubumenyi buzafasha abanyarwanda benshi kugira ngo bagere ku ntego bakemura ibibazo bigiye bitandukanye. Nitwa Gamide Psychology, tujye tubonane ubutaha. Murakoze.